ubana n'umukobwa cyangwa se ufite fiyanse wawe murakundana cyane ndetse yakubwiye yuko aramutse akubuze yapfa, none mubigejeje ku babyeyi, ababyeyi barakubwiye ati se mwana wanjye ko warambagije uriya mukobwa wigeze urambagiza iwabo, ngo ati wapi. Ni ukuvuga ngo umubyeyi akubwiye ijambo rikomeye cyane, mbere yo gutereta umukobwa manza urebe nyina ameze ute, ese ameze uti. Nusanga ari abantu batagize badafashije, abo ngabo nibo bantu bakabaye bafata iya mbere mu guheza umwana wabo kuwushiga, bitewe yuko imico uwo mukobwa afite ashobora kuba yarayikomoye kw'abo babyeyi. Gusa niwemera kwakira risiki muzane, ariko umubwire yuko mugiye gutangira inzira yo guhinduka, bitewe yuko iwanyu atari shasha ndetse n'iwabo akaba atari shasha, mugiye kubakira ku rukundo rwanyu rwa nyago. Ndishoboye neza yuko Imana ishobora kuzabaremera ahazaza hanyu hatandukanye n'ahavuye n'aho mwaturutse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ndimukite ku masekuruza atagira iherezo. Ngayo nguko rero nawe niba ukunda umwana w'umukobwa, waba umukunda neza cyane, wajya kubona ukabona iwabo bitwara nabi, mu gihe ugiye kuzana uwo mukobwa ihanganire za risike, bitewe yuko bya bindi ujya kubona ukabona biri kuba ku miryango yabo. Tekereze neza yuko iyo karande ishobora kuzagukurikirana. Usenga kangahe se ku munsi? Ese wabisenga igihe kingana iki? Cyangwa ugiye kumuzana bitewe yuko afite taye nziza, afite amaso meza ng'ay'Abahinde, afite igituza cyiza, afite ibintu ibyo ngibyo nibyo ugiye kumuzanira. Niba ari ibyo ngibyo rero, hari igihe uzabitozamo amarira. Mbere na mbere si uburanga, mbere na mbere ni umutima. Mu gihe rero uzanye umuntu utagira umutima, akubera ikibazo mu buzima bwawe bwose. Dore ko umugabo ukenye yaramutse azanye umugore mwiza, uwo mugabo ahinduka umukire. Ariko umukire ukize cyane yaramutse azanye umugore mubi, ugiye umugabo biza kurangira ahindutse umusabirizi, bitewe yuko umugore azanye nta byishimo bihagije abamubikiye. Ngayo nguko rero, iyi ngiyi ni inama nabaherezaga. Mujya kurambagiza, mujye mubanza kurambagiza iwabo w'umukobwa. Nawe wa mukobwa ugiye gushaka, niba uzi neza yuko papa runaka ari umusinzi, ukaba uzi neza yuko akubita umugore we buri munsi, icyo ngicyo ni ikintu wakabaye watekerezaho kabiri. Wavuga ngo umuntu arahinduka, cyangwa se uriya mugabo sinzi ahantu yabikomoye, ukamenya yuko usanze umugabo uzihanganira izo risike. Ntabwo ndi guteranya umuryango nyarwanda, ahubwo ndi kugira ngo mumenye isi murimo naho mwerekeye uburyo hameze. Ibyo ngibyo mbivugiye imbere ya kamera. Niba wakunze ino video kanda subscribe, niba utayikunze nawe ukande like icuramye, unyandikire muri comment ati bino bintu sinabikunze bitewe n'impamvu iyi n'iyi. Aho ngaho naho urabukoze, ndamenya yuko nshobora kuba natandukiriye, ariko umenye neza yuko utazigera ushimwa na bose. Hari igihe uyu munsi umuntu aba yikundira injyana ya hip hop, ejo agakunda undi akaba yikundira R&B. Abo bose iyo uramutse ubahuje ukababaza ati mbese ari injyana ya hip hop n'injyana ya R&B inziza ni iyihe? Ukunda hip hop aravuga ngo ni hip hop, ukunda R&B akavuga ngo ni R&B. Mwako kanya hageze uwazuke yavuga ati izo njyana zanyu zose ni umwanda, njye nikundira Zuke, kuko Zuke uyijyamo neza, ugakata umuziki neza. Ni gutyo byagenda. Bityo rero nawe ushimwa na bose. Ibi ngibi niba bigufashije kandi like, niba bitagufashije unyandikire muri comment ati bino bintu uvuze ntacyo bimariye, ndi kubona nta n'umumaro bifite. Aho ngaho naho ndabyakira ngo ngaho nakoze ubusa kuri wowe, ariko ibyo nakoze ufata ngaho ari ubusa kuri wowe, byagiriye umumaro abandi ku ruhande. Gutyo rwose nabera gushimisha bose, kuko nasanze abantu bazima badashimwa na bose. Ngayo murakoze, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, naho ubutaha.